nanjye ndi mu bantu bari bagutegereje uburyo uzaseruka, uburyo uzabusa neza, uburyo abafana bawe bazagukomera amashyi. Narababaye cyane kuba ntabashe kuboneka. Nari ndi kwa muganga. Amarira yaramanutse kubera ko ntabashe kuboneka mu bandi. Nk'abantu dukeneye noneho kwigaragaza, tukagaragaza icyo dushoboye muri sinema nyarwanda, byaba byiza tukanaharenga. Ni ibiki ibintu bitatu ari kudusabira itangazamakuru iyo tuza kuguhitamo tuvuga ngo dusabire? Barashoboye, sibyo? Nuko twahuguwe cyangwa se nuko twatojwe, sibyo? Bagafata abana bamwe muri twe bakabahereza akazi. Navuga ngo nta hantu ndagera. Kandi uri umusitari, abantu bose bakuzi. Turabasuje abantu mwese mukurikira Kevin Wanu, tubashimira ukuntu mwakomeje kubana natwe kuva mu gihe cyose tumaze turi kumwe. Urukundo mwatweretse kuva twatangira gukina sinema ni ibintu bihambaye cyane, ni ibintu by'agaciro. Rero abafana banjye cyangwa se bacu bakomeje kujya bansaba kuzazana uyu muntu turi kumwe aha ngaha. Uyu munsi ndavuga ngo reka umuzane. Ntabwo byatangiye uyu munsi, bimaze iminsi tubiganira ko abafana bacu bagiye babisaba ngo uzaze hano. Rero ndagira ngo tukwakire kuri Kevin Wanu. Ntabwo ari ubwa mbere uhatambutse, hari n'ikindi gihe wari uhari. Ari niyo mpamvu bakwishyuza, abandi bakakwishyuza muri Mayifadiniro. Kimwe nanjye nuko ubu ngubu ntabwo maze nk'ukwezi kose nari gukina. Nawe abanyabyaha bose bararangiye, waradufunze birangiza none nkugira inama ngo udushyiremo imiyaga. None waradufunze twese utumarira muri kasho. None nawe abafana baragukumbuye kuri Impanga TV, kuri Kevin Wanu baragukumbuye. Ubundi umaze iminsi ubahembere yuko unasuhuza abantu ngo nabibe. Maze iminsi ntahari, mfite akazi kenshi. Okay. Ubusurirwa ubibwira cyangwa turakomereza kuko n'ubundi barakuzi? Na Afande Julie. Okay. Rero hari umufana, ntabwo uyu munsi nabashe kumufatisha, arenze umwe, ariko hari umwe we noneho wari wambwiye ngo arashaka ko muzahura. Arambwira ngo ntabwo ari ibintu, ndumva ari ibintu bitabaho. Ndumva ari ibintu bidasanzwe kubona nahura na Afande Julie, ngo uyu munsi ngo yararana inkweto. Nyine yashyizemo ibintu byinshi cyane byo gukabya, ariko ntabwo nari nzi ko ufite abakunzi bangana kuriya. So uwo muntu uyu munsi ntabwo nabashe kumubona. Namusabye contact ziwe kuko twarandikiranaga kuri chat muri comments. Hanyuma musaba inimero ngo nzamuhamagare mbahoze. Ntabwo byakunze kuko ntabwo yabashije kumpa nimero, sinzi uko byagenze. Uyu munsi ndagerageje kumushakisha kuri email sinamubona. Ariko uwo muntu naramuka abonye iyi video, iki kiganiro, azumve ko cyakozwe kubwe njyewe niwe nagituye kugira ngo nibura umuhuze na Afande Julie. Gira ikintu banze ubwira uwo muntu kwanza, umufana wawe, umuntu ugufitiye urukundo bingana gutyo. Icyo namubwira, navuga ngo kuba nkunda n'umugisha kuri jyewe. Nanjye nkunda abafana banjye, nanjye ndamukunda cyane kandi uzaduhuze. Urakoze kubinyemerera, nanjye nzabikora n'ubwo mfite ubwo bushake. Hanyuma rero uyu munsi ngiye turi kumwe hano kuri Kevin Wanu, ntabwo turi gukina filime. Ngiye nta nubwo mpari nk'umukinnyi wa filime, kubera ko hari abantu benshi cyane bagukunda. Reka akanya umfate nk'umunyamakuru, noneho wowe uri umutumirwa muri iki kiganiro. Urabinyemereye? Binyemerere twikomereze. Urakoze kubyemera nubwo utari wavuga. Reka noneho mbanze nkubaze ku bintu bijyanye n'uyu mwuga wa sinema tubamo. Ubundi abantu benshi bakuze muri Mayifadiniro. Uri umupolisi kazi usharira utumereye nabi. Hari n'abantu bagiye bambaza ngo ariko ubundi mwitwara gute nyuma iyo muvuye kuri set, iyo mumaze gukina biriya bintu mushyamiranye mumeranye kuriya, abantu bamwe barakaye. Ubundi nyuma yaho mwitwara gute? Abo bantu ugira ikintu nabo babwira, bibaza ko ibintu dukina babikuza n'ubuzima bwa nyabwo. Abenshi banga Scott, abandi nanjye bagiye banyanga ngo amafuti dukora, bakagukunda cyane we bagira ngo uri imiseke igoroye, niba ko birura babwira. Ariko noneho banze babwira uburyo twitwara nyuma yo kuba tuvuye kuri set. Okay. Navuga ngo iriya ni filime tuba dukina.
tuba turi gukina amarore baduhaye kandi uba ugomba kwakitinga neza ku kintu baguhaye sibyo ugomba kuba nyine uwo uriwe rero filime itandukanye n'ubuzima bwacu bwite yego n'ubuzima bwacu bwite navuga ngo inyuma ya kamera tuba tumeze neza nyine iyo turi hariya tuba turi mu kazi kandi mu kazi ni ugomba kuba seriye yego ikindi kintu narabura abakunzi b'uyu muntu atari no byo muri filime n'ubusanzwe aratuje cyane muri kubona ukuntu ari kuvuga atuje cyane uratuje cyane no biraza gutuma abantu bose bajya bagukunda cyane n'abagushidikanyagaho rimwe na rimwe badukundaga babona udushariri rufite amahane ubu noneho baraza kujya bagukunda cyane kubera ko nyine uratuje cyane nimbeho ni iki niko nsanzwe n'ubusanzwe ni kumeze niko nsanzwe wowe tumanye igihe urabiranzi n'ubundi ushaka kubyirengagiza ngo nawe bagire ngo uri oya niko nsanzwe ariko nkunda abantu cyane okay hanyuma My Fad in Law niramuka irangiye ikarangira kuko ubu ngubu nubwo bisa nkaho nta kazi ufite muri iyi minsi niyo mpamvu abantu bari kujya batari kutubona gusa ngenda cyafunzwe nshobora gutaha igihe icyo ari cyo cyose nkongera nkagaruka ngakina hanyuma wowe ugize amahirwe twakongera tugakora ibyaha ukongera ukagaruka ariko noneho My Fad in Law niramuka irangiye ese uzakomeza gukina filime ubundi nzakomeza gukina filime kubera ko nta nubwo ariyo nakinyemo gusa afite izindi filime nagiye nkinamo zitandukanye imbere ya My Fad in Law okay urumva ko muri make uri umukinnyi uri kugenda ubigira umwuga ibintu bya sinema aha ubundi se hari platform yawe ufite abafana bashaka kujya bagushakira kuko urumva barakumbaza bakakubaza hariya bakakubareza muri comment kuri impanga cyangwa iyo platform ntayo ariko nanone bayitegure nzabatugura uzayidutunguza uyitwereke uwo munsi tuyibone okay fine hanyuma noneho abantu bamwe na bamwe mu bakinnyi ba My Fad in Law nabo urumva nk'ubu hari ukuntu baba bataguherutse hari ukuntu noneho nk'ubwo abantu bose babibaza gutyo ngo bigenda bite twitwara gute iyo tuvuye mu bintu byo gukina nyuma yo gukina hari abantu nawe udaherutse cyangwa ukumbuye muri My Fad in Law bose ndabakumbuye abantu bose timu yose kuko hariya iyo hari umeze nk'uri muri family ni ahantu uba wumva wisanzuye cyane kandi pe navuga ngo njye ndi kumwe n'abakinnyi bagenzi banjye muri My Fad in Law mu by'ukuri mba numva nishimye mba meze nk'umuntu uri mu rugo yego kuko mba numva ndi kumwe n'abasaza banjye ndi kumwe na barumuna banjye ba mami mba numva nyine ko ndi mu rugo pe kabisa My Fad in Law ni timu nziza cyane umuntu wese yabakumbura nanjye nuko nk'ubu ngubu maze iminsi ntari kugaragara nari mbakumbuye cyane hanyuma none reka twivugire kuri event ya Bahafrika ya graduation ceremony ntabwo wabashije kuhagera wahageze ubundi wari uri hehe ko abantu bari biteguye kukubona utambuka kuri red carpet byagenze bite kujya utitabira event nanjye ndi mu bantu bari bagutegereje uburyo uzaseruka uburyo uzabusa neza uburyo abafana bawe bazagukomera amashyi ibintu nk'ibyo tubwire navuga ngo uriya munsi narababaye cyane kuba ntabashe kuboneka nari ndi kwa muganga ndi kwa muganga ariko nabikurikiranaga navuga ngo amarira yaramanutse kubera ko ntabashe kuboneka mu bandi ariko shimara ko byagenze neza nukuvuga ko nubwo ntahari ariko nari ndimo nsenga ngo bize basi kugenda neza kandi byagenze neza warakoze cyane kudusengera kuko byagenze neza nk'uko wabitekerezaga cyangwa se nk'uko nawe wabyifuzaga hanyuma wamenye ko KVC yabonye award ya best actor na ba Jose ntabwo nayobewe ko niba ari na Janine na Oxygene abantu bose makuru bundi warayamenye urabona groupe yanjye navuga ngo yagize amahirwe menshi cyane yagize amahirwe menshi kubera ko ba Jose buriya iriya filime twarayikoranye turi groupe y'abantu batatu rero
turashimana ko twamuretse ku mwanya wa kabiri. yego Yarumva ko nubwo ntari mpari ariko aho nari ndi nubwo ntari meze neza ko basi umutima nanishimye. intsinzi ni ya mwese. Yego. Okay, iyo uza kuba haba hari ahantu hari abanyamakuru benshi cyane ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda kandi bikomeye, iyo uza kuhaba none tukaguhitamo nk'abanyeshuri bo muri Bahafrika tuvuga ngo afande Julie gira ikintu tubwirira media, gira ibintu bitatu udusabira itangazamakuru ryari riri aho ngaho nk'abanyeshuri ba graduate inzu kuriya munsi nk'abantu dukeneye noneho kwigaragaza tukagaragaza icyo dushoboye muri sinema nyarwanda, byaba byiza tukanaharenga. Ni ibiki ibintu bitatu ariko dusabira itangazamakuru iyo tuza kuguhitamo tuvuga ngo dusabire? Icyambere abantu bizemera ba Afrika navuga ngo barashoboye, sibyo? Kubera ko rero nizera ko bashoboye bitewe nuko twahuguwe cyangwa se nuko twatojwe, sibyo? Cyambere nayo babwire bagafata abana bamwe muri twe bakabahereza akazi, kubera ko biba ari byiza ko ikintu wize ubona akazi ukagikoresha, biba byiza. Ni ukuvuga ngo ubundi none se iyo urebye ubu mu gihe wenda gito cyane ntabwo ari kinini, urumva uko biri mu mafilime make umaze gukina muri filime nkeya ntabwo ari nyinshi cyane, ariko urabona uburyo wizeraga ko ahantu ushobora kugera muri sinema, urabona bigeze nko kuri kangahe nibura urugendo rwawe muri sinema, ubu urabona rugeze nkahe ukurikije ahantu wumva ushaka kugera? Navuga ngo nta hantu ndagera. Kandi uri umusitari abantu bose bakuzi, abantu barakuzi. Buriya kave iyi si turimo duhora twiga, rero iyo uzi ko uhora wiga biba ari ngombwa ko wumva ko nta n'ahantu uragera. Okay, none ubundi se hari umuntu buriya ufata, hari umuntu ujya ubona mu bantu nyine, kuko twe turi muri sinema ntabwo tuvuga mu bahanzi cyangwa mu bandi bantu, hari umuntu ufata icyitegererezo mu bakinnyi ba filime mu Rwanda wamutubwira ari ku mutima? Okay. Noneho rero utubwire uramutse umunsi wagiye nko gukora filime, wumva nyine story wumva wifuza gukoraho, wumva wazakora umunsi wakoze nka filime, yaba ari story imeze gute? Urukundo, inkuru, ubuzima bw'umuryango nyarwanda, cyangwa se ugakora wenda no ku mico y'ahandi mu bindi bihugu? Wadukorera story imeze gute? Numva nakora hose wafataho ku buryo byose ugenda umixa buri muntu wese akibonamo. Urabitekereza ryari kuzabikora? Ni vuba, nabwiye ko nzabatungura. Gira vuba rero utanga akazi kuri bari abanyeshuri bose ubahe nyine, ubaha urubuga baha amahirwe. Abanyeshuri bazabona akazi kubera ko harimo benshi nabonye batangiye kwikorera. Icyo ni icyizere cy'uko bazagenda bahana nabo tuzi. Rero navuga ngo akazi ko kazaboneka. Icyambere iyo ufite icyizere muri wowe ugakunda ikintu bigwa n'imbaraga zo kugikora cyane, kandi urukundo bararufite. Okay, noneho ngaho gira ikintu kimwe cyonyine ugira inama imwe wabaha, inama abanyeshuri bose bari hariya wenda bicaye bataragiye ikintu batangira gukora, badafite n'ahantu aka kanya bari kujya kugaragariza impano zabo. So kuko ibintu iyo udakora ibintu wari urimo winjiyemo, impano bishobora no gusinzira. So bagira inama muri aka kanya ubundi dukomeze. Nabagira inama yuko batinyuka kuko barashoboye, bagakora ibyo bize, bagakora bakikorera cyangwa se bagashaka utuzi, kuko iyo watinyutse buri ugera kure hashoboka. Yego. Ikintu cy'abantu tujya dukunda kugira ikibazo turitinya, tukumva ko wese nkoze ikintu byagenda gute, nyine tugahora dufite amakomplexi menshi, ariko iyo watinyutse ugakora ubona n'umusaruro w'ibyo wakoze.
navuga rero ngo batinyuke bakore. Yeah. Okay, rero ndumva twagana nko ku musozo ariko noneho mfite filime ndimo gukora yitwa The Last Pony. Wowe nk'umukinnyi wa filime umaze kumenya byinshi nubwo uvuze ko bitaraba byinshi cyane nk'uko bishaka, ariko mu byo umaze kumenya kandi navuga ngo birahagije, filime yanjye wayibonye gute? The Last Pony wayibonye ute? Nta kibazo uba umunyakuri unayijudging, nta kibazo urabyemerewe muri aka kanya, kugira ngo tumenye ikintu tugomba guha abantu, se kiri ku ruhe rwego, niki twahindurira abantu, niki twakorera abantu, nyine kugira ngo noneho audience izamuke, kugira filime yacu ikundwe cyane. Muri make imeze gute? Iriya filime ni nziza, ifite story nziza. Ibyo ntabwo navuga ngo nakubwira ngo courage. Merci. Binabaye byiza wagiye duhereza nka 2 mu cyumweru cyangwa nka 3. Okay, urakoze. Ibyo tuzabigerageza dushyiremo imbaraga zose zishoboka. Hari n'izindi projet nyinshi dufite gukora, hari n'izo nawe dushaka kuzagusaba kugira ngo noneho uze ukinemo kuri Kevin, abantu bari bakubona buri munsi buri gihe nyine. Izo nshuro zose ushaka ko twajya turekura filime, nawe birasaba kudushyigikira nyine kugira ngo tubigereho, kugira ngo tubigereho, kuko urabizi imvune bisaba, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu nyine bitoroshye. So noneho reka tunasoze, reka dusoze, ariko ngushimire kuba wemeye kuduha uyu mwanya wawe. Nanjye ndagushimira cyane, ni iby'agaciro kuko buriya nubaha abantu ikintu cya mbere, kubera ko buri umuntu agukunda biba bisaba nkaho ari nk'impano baguhaye. So iyo mpano nawe ugomba kwiha agaciro. Yego. Rero abafana banjye ndabakunda kandi namwe mwibare cyane ko nkunda. Yego. Kandi muko bizakomeze mu nkunde, nanjye nzakuza mu makunde. Byose nzi neza ko Imana izabigenza neza. Wakoze cyane, Imana igumugisha kubwo kwemera ubutumire bwacu, ukigomwa byinshi ku bwacu no kubw'abafana bawe. Yego. So guys, ndabashimiye cyane. Ikindi nanjye munshimire ko nabatumikiye uyu munsi, abantu mwamushakaga, abantu mwari mumukumbuye, abantu nanjye mwari munkumbuye. Ndabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha, Imana ibane namwe kandi Imana ikomeze ibarinde. Hanyuma reka mbabwire ikindi kintu kimwe, mwabifata gute, mwabyakira ute? Hano kuri Kevin One ibi ngibi bitabaye ku nshuro ya mbere gusa, ntibibe n'ubwa nyuma, ahubwo tukajya duhora tuzana abakinnyi ba filime babandi bose mukunda, babandi bakeneye kugira ngo nabo baganire n'abakunzi babo, babandi noneho hamwe n'abandi bafite filime zabo bashaka nko kumenyekanisha. Ariko mu by'ukuri murabizi nuza iyi Kigali tubamo, akenshi usanga kugira ngo umuntu abone n'umuntu umutunga mikoro, nibura kugira ngo avuge kuri projet ye, ayibwira abantu, ayisobanure, bayikunde, bayimenye, usanga akenshi bigoye. Bamwe bashobora gusaba amafaranga, abandi bakakwirya bavuga ati ntabwo bishoboka, abandi bakubwira ngo tegereza. Ibyo ngibyo ni ibintu bikwiye kugira ngo nibura hajyeho undi muyoboro mushyashya. Nkuko nabo batangiye, nako dushaka gutangira gutya kandi bigakunda. So byaba bimeze biti, reka noneho mutubwire muri comment, reka muduhe ibitekerezo byanyu. Ese ibyo bintu byakora? Ese ubundi ibyo bintu hari icyo byafasha abakinnyi ba filime? So rero mukomeze mubane natwe, mudukurikire, mudushyigikire, filime muyirebe, muyisangize abandi, sub, share, ibintu nk'ibyo ngibyo. Natwe duhari kugira ngo dukomeze tubarebere ibintu byiza muzakunda, ku buryo mutazagera mugira irungu. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha.